wambwiye ngo nikorere ku isabato. Ati ngaho tura. Ati sintura. Uwankijije yambwiye ngo nikorere. Sifa kwa Mungu. Baramubwira bati ntabwo winjira. Aravuga ati ndinjira. Uwankijije yambwiye ngo nikorere. Aravuga ati mwese turaziranye, nta numwe tutaziranye, mwese turaturanye muri karitsiye. Aho merukera muri karitsiye twari duturanye. Mwagiye muza ku kidendezi, mukaza mukahasanga bene wanyu mukabajugunya mu kidendezi. Bamwe dore mwagiye mubajugunya muri za shike, abandi mwabajugunye mu kimotari, abandi mubajugunya muri downtown, abandi mubajugunya iburasirazuba, abandi mubajugunya iburengerazuba. Jewe mwarahansanze, abandi mwabajugunye mu mabiro atandukanye. Jewe mwarahansanze ntacyo mwigeze mumarira. Ariko hari umugabo nahuye nawe yambwiye ngo nikorere uburiri bwanjye ngende. Muvuge ngo amen. Baramuha batese uwo mugabo yitwa nde? Asate. Aravuga ati ntabwo nzi izina rye, cyakora icyo nzi cyo avuga neza. Bibiliya iravuga ngo nta uvuga neza nka Yesu. Muvuge ngo amen. Aravuga batese none se uwo mugabo ninde? Ati ni umugabo mwiza ufite keya irenze yanjye. Bazahinduka ubusa ngo kuko jya Uwiteka nzagufata ukuboko nindangiza nkuzamure nkubwire ngo witinya ndagutabaye. Hari Imana idutabara. Mwikize muvuge ngo amen niba byemewe. Hari Imana idutabara. Nzagufata ukuboko nkubwire ngo witinya ndagutabaye. Biravuga ngo dore abana bawe bazigishwa n'Uwiteka, uzakomezwa no gukiranuka, agahato kazakuba kure. Biravuga ngo dore nzakujya imbere hataringaniye, nzaharinganiza, nzakenyuruza abami nindagiza ngukenyeze. Mwikiriza muvuge ngo amena. Biravuga ngo nzafata ubutunzi buri ahantu mu mwijima nindangiza mugukwikira nk'ubutunzi. Imana ifite ubutunzi. Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV. Abantu barakubyiga nawe ukavuga ngo ninde unkozeho 34. Aramusubiza ati mwana wanjye, kwizera kwawe kuragukijije, wigendera amahoro, ukire rwose icyago cyawe. Amen. Ubuntu bw'Imana butangaje nibwo bwankuyeho imigozi. Byavuye se kuki, byavuye kugushaka kw'Imana yonyine yamboye. Byavuye se kuki, byavuye kugushaka kw'Imana yonyine yamboye. Ni Yesu wenyine wantoreye guhirwa mu ijuru mu bwami bwe. Mwese nimumenye yuko Umukiza wacu ajya asanganira abanzi be. Mwese nimumenye yuko Umukiza wacu ajya asanganira abanzi be. Suko nari mwiza habe namba, n'ubuntu bwa Yesu yangiriye. Yarambabarijwe kuri wa musaraba, ndetse yabambanywe n'abambuzi. Yarambabarijwe
kuri wa musaraba ndetse yabambanywe n'abambuzi. Icyo nifuza nukuguma mu mukiza wanjye mwihishemo. Niwe ngabo yacu ihora idukingira imyambi wa mubi aturasa. Niwe ngabo yacu ihora idukingira imyambi wa mubi aturasa. Ndagira ngo niba hano byemewe dusangire igitero cya gatanu turambuye ibiganza imbere y'Imana, niba byemewe. Icyo nifuza nukuguma mu mukiza wanjye mwihishemo. Niwe ngabo yacu ihora idukingira imyambi wa mubi aturasa. Niwe ngabo yacu ihora idukingira imyambi wa mubi aturasa. Niwe ngabo yacu ihora idukingira imyambi wa mubi aturasa. Niwe ngabo yacu ihora idukingira imyambi wa mubi aturasa. Suko nari mwiza habe namba, n'ubuntu bwa Yesu yangiriye. Yarambabarijwe kuri wa musaraba ndetse yabambanywe n'abambuzi. Yarambabarijwe kuri wa musaraba ndetse yabambanywe n'abambuzi. Uri mwiza, uri mwiza, imbabazi zawe ni nziza, imigambi yawe ni myiza kuri twe. Mwijuru barahimbaza, no mwisi turaririmba, icyubahiro ni cy'Umwana w'Intama. Uri mwiza, uri mwiza, imbabazi zawe ni nziza, imigambi yawe ni myiza kuri twe. Mwijuru barahimbaza,
no mu isi turaririmba icyubahiro n'icy'umwana w'intama yanesheje Satani amunyaga ubutware bwose akwiriye icyubahiro n'ikuzo yanesheje Satani amunyaga ubutware bwose akwiriye icyubahiro n'ikuzo yanesheje Satani amunyaga ubutware bwose akwiriye icyubahiro n'ikuzo ndagira ngo dusangire ijambo ry'Imana nk'uko umuyobozi yabibabwiye. Nitwa Nkurunziza Jean Damascene, ndi umuyobozi w'itorero rya Kumukenke. Shimiye Imana iduhaye umwanya ikoresheje abayobozi kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Sifa kwa Mungu. Ndagira ngo dusangire ijambo Mwuka Wera yashyize ku mutima wanjye, rifite insanganyamatsiko ivuga ngo ubwo ugihumeka Imana iracyagufiteho umugambi. Sifa kwa Mungu. Ubwo ugihumeka Imana iracyagufiteho umugambi. Ntiwigirire nabi, Satani ntaguteza amajwi yo kwiyahura, ngo aguteze amajwi yo gutuka Imana, ngo aguteze amajwi yo kuvuga Imana nabi. Ubwo ugihumeka iracyagufiteho umugambi. Kandi ndashaka kukubwira ko imigambi y'abantu izapfa, imigambi y'abantu izaburizwamo, imigambi y'abantu izayoba, ariko umugambi w'Imana ntuzapfa, ntuzayoba. Biravangwa Imana si umuntu ngo ibeshye, si n'umwana w'umuntu ngo yicuze. Ibyo yavuze no kubikora izabikora. Bibiliya iravangwa ibyavuye mu kanwa kayo no kubisohoza izabisohoza. Kuko igiye kubivuga ntabwo ibanza gukoresha inama z'utugari, ntabwo ikoresha iz'imidugudu n'iz'imirenge, ntikoresha la majorite ngo ibaze ngo murabyumva mute. Ibivuga nk'Imana, ikabirinda nk'Imana, ikabihagararaho nk'Imana, ikazabisohoza nk'Imana. Kandi Imana irinda ijambo ryayo, ikaririndana n'uwo yaribwiye. Imana ntifite ubwoba bw'ijambo yavuganye nawe, bw'inzira izabinyuzamwo, kuko biravuga ngo nahatari inzira Imana ihanyuza inzira. Haleluya. Biravuga ngo niyo yonyine ishobora gutembesha imigezi mu butayu, ngo no mu kidaturwa Imana yacu ijya ibasha kuhafukura amasoko. Ntifite ubwoba. Ndayishimiye, nihabwa icyubahiro. Sifa kwa Mungu. Ndashimira Imana ko Imana ivugana n'umuntu itabanje guca kwa pastor, ntice kwa diakoni, ntice kwa mwarimu, ntice kwa perezida wa korali, ntice ku mushumba mukuru. Oya, birasobanuye ngo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka, Imana iramwemera ikavugana nawe itanyuze muri izo protokole. Nihabwa icyubahiro. Muvuge ngo amen. Bibiliya itweretse umuntu ngo yamanukaga ava i Yerusalemu ngo yerekeze i Yeriko, ngo aragenda agwa mu gaco k'amabandi. Aya mabandi cyambere ngo yaramukubise, icya kabiri aramwambura. Bigaragara ko uyu muntu ashobora kuba yari umucuruzi, ukurikije nuko usoma. Ngo baramwambura. Icya gatatu basunikira aho ngaho, ariko bagenda bazi ko yapfuye. Ariko Bibiliya yatubwiye ngo ntiyari yapfuye, cyakora ngo yaburagaho gato, yarashigaje gato. Sifa kwa Mungu.
Bibiliya yatweretse abantu bahanyuze. Uwa mbere wahanyuze ni umutambyi, ngo hageze ngo arakikira arigendera, ntiyagira icyo amumarira. Uwa kabiri wahanyuze ni umulewi, nawe ngo arakikira arigendera. Hari igihe umuntu ahanga amaso wakagombye kumurengera, ukamutegerezaho ubutabazi ukabubura, ariko si igisobanuro cy'uko Imana ikuretse, kuko Imana ifite inzira izanyuramwo igutabara. Sifa kwa Mungu. Uvuge ngo amen. Muri Yesaya 2:22 haravuga ngo nimukura amaso ku bantu, haravuga ngo kuki mwiringira abantu bahumeka umwuka wo mu mazuru, ngo mese mu baciki, ngo ntimuzi ko Uwiteka ari we wenyine wo kwiringirwa. Uvuge ngo amen. Ngo harangije hanyura undi muntu wa gatatu witwa Umusamariya, badafitanye isano. Abasoma Bibiliya murabizi ko Abasamariya n'Abayuda baranenanaga, bagiranaga inzigo, ntari bwinjire muri iyo sitwari. Hanyuma ngo hageze ngo amurebye, Bibiliya yatweretse ibintu nka 5 yamukoreye. Icyambere ngo yamugiriye impuhwe. Uvuge ngo amen. Haleluya. Ngo yamugiriye impuhwe iz'abatambyi, iz'abarewe batamugiriye, azigirirwa n'Umusamariya. Icya kabiri ngo arangije ngo amwoza inguma, ngo azana amavuta ya elayo aramwuhagira, ngo arangije kumwuhagira aramupfuka. Zaburi 147 murongo wa 3 haravuga ngo akiza abafite imitima imenetse, apfuka inguma z'imibabaro yabo. Nta muganga n'umwe, nta muspecialiste n'umwe ushobora kugira igipfuko gipfuka uruguma rw'umubabaro. Nta n'umwe niba hano bahari atubwire niba icyo gipfuko agifite gipfuka uruguma rwitwa umubabaro. Ariko Kristo Yesu niwe wenyine ufite igipfuko cyo gupfuka umubabaro wawe, agapfuka n'uwanjye. Uvuge ngo Imana ishimwe. Muvuge ngo Imana ishimwe. Muvuge ngo Imana ishimwe. Haleluya. Cya gatatu ngo arangije ntiyamunena, aramuheka, aramujyana atitaye ku bikomere bye, atitaye uburyo ari kuvirirana. Ndashimira Kristo ko ari we wenyine utwakira tuvirirana, utwakira isi yadutaye mu gihe isi yatwanze, Kristo waratwakira. Amen. Amen. Cyakane ngo amujyana mu bitaro, bire yatubwiye ngo amujyana mu icumbi ry'abashyitsi, aramurwaza. Ngo igihe cye cyo kugenda kigeze, ngo hamagara nyiri bitaro, ngo aramubwira ngo ndagiye, ariko nubwo ngiye ntabwo nagenda gutyo gusa. Muvuge ngo amen. Cya gatanu ngo yishyura idenariyo 2, ngo aziha nyiri bitaro, ngo aramubwira ngo ndagiye, none fata izi denari undwarize uyu murwayi, hanyuma ikintu cyose azakosoma uzakishyura. Nakenera umuti wo muri farumasi uzawishyura, nakenera ka keke uzakishyura, nakenera na ka sosiso nako uzakishyura. Ngo aramubwira ngo izi denariyo ngo usigiye niziramuka zirangiye, nabwo ntuzahagarike ibintu byose nyuma y'izi denariyo ngo usigiye azakosoma zarashize, uzabyandika ahantu, nzabikwishyura ngarutse. Uvuge ngo amen. Haleluya. Haleluya. Kristo niwe wenyine utugirira impuhwe mu gihe isi yadutaye, mu gihe isi yaturetse, Kristo atugirira impuhwe. Nahabwa icyubahiro. Muvuge ngo amen. Muvuge ngo amen. Reka mvuga abantu nka 2 ubuzima bwabo bwageze mu marembera,
umwami akaburamiza ukuboko kwe gukomeye, akongera akabwegura akabuhagarika bukema. Haleluya. Uwa mbere tumusoma mu butumwa bwiza bwa Yesu mu gice cyawo cya 5 bwanditswe na Yohana. Ni umuntu warwaye indwara, yirwara igihe kinini, ayirwara imyaka 38, ngo ajyanwa ku kidendezi cy'i Betesida cyabaga Yerusalemu. Ngo aragenda arahatinda. Kuri iki kidendezi Bibiliya avuga ngo cyari gifite amabaraza 5. Ngo hari abarwayi benshi, hari abanyunyutse, hari ibirema, hari ibipfamatwi, ngo barahekwaga bagashyirwa kuri iki kidendezi. Aba barwayi barimo amatsinda ageze muri 3. Itsinda rya mbere ni iryabaga rifite imbaraga. Itsinda rya kabiri ni itsinda rifite abarwaza. Irya gatatu ni itsinda ridafite imbaraga ntirigire n'abarwaza, ari ryo uyu murwayi yararimo. Cya gatatu, kuri iki kidendezi ngo byasabaga ko umuntu ahora ari maso acungana n'ikidendezi, kubera ko marayika ngo yaramanukaga akajya muri iki kidendezi. Ngo watangaga abandi kugeramo niwe wakiraga indwara ye iyo ari yo yose. Kandi marayika nawe ntiyamanukaga buri munsi, biravuga ngo yazaga rimwe na rimwe. Bagahora rero bacunganye n'ikidendezi. Ufite imbaraga zo kwijugunyamo yabona marayika ahindurije ikidendezi cyangwa amazi, ngo agatanga abandi akinjiramo agakira. Ufite umurwaza agahora acungira umurwayi we, yabona ikidendezi kihindurije agaterura umurwayi we akamujugunyamo. Ngo uyu murwayi we ntiyagiraga umurwaza, ntiyagiraga n'imbaraga. Ngo abantu benshi barahamusanze bakongera bakamusiga bakize. Ngo ari ku munsi umwe, uvuge ngo amen. Haleluya, haleluya. Ubwo ugihumeka Imana iracyagufiteho umugambi. Nasomye ijambo ry'Imana mbona ibintu nka 4 cyangwa 5. Nubwo uyu murwayi yageze kure, bigaragaza ko Yesu yaramufiteho umugambi. Icya mbere ni ukurwara imyaka 38 ariko ntapfi. Nubwo ufite ibibazo bimaranye igihe ariko ntiwapfuye, ni ikigaragaza ko umwami akigufiteho umugambi. Vuge ngo amen. Icya kabiri nuko Yesu ari we wiyiziye, ntiyatuma undi muntu, ntiyatuma marayika. Yesu ngo abari we wiyizira. Icya gatatu nukumukiza mu buryo butandukanye nimwo na kondisiyo z'ikidendezi. Icya kane nukumukiza ku munsi utari uwo gukiriraho. Undi amahame y'ikidendezi nuko kuwa 5 nyuma ya saa 6 marayika yagendaga, kubera ko yabaga ari amasaha yo kwitegura isabato. Ntabwo marayika yamanukaga. Cya kabiri, ku isabato ikidendezi cyabaga gikinze kuko wabaga ari umunsi w'isabato. Marayika yazaga mu minsi y'imibyizi, ariko muri weekend ntiyazaga. Marayika yakoranaga n'iminsi y'akazi. Muri weekend marayika ntiyakoraga kuko wabaga ari umunsi w'isabato. Ngo ariko ku isabato kuwa 6 ngo Yesu yiyumvamwo, ngo uhendahendeye Yesu ngo yiyumvemo. Pakwiriye kunyura ku buzima bwawe, pakwiriye kunyura ku muryango wawe, akagera iwawe, akagera ku muhamagaro wawe. Muvuge ngo amen. Yesu yiyumvamo ko akwiriye kuhanyura. Muvuge ngo Imana ishimwe. Muvuge ngo Imana ishimwe. Yesu ngo amusanga yikubakubye kuri icyo kidendezi. Ngo arangije bagirana ikiganiro. Aramubaza ngo urashaka gukira? Murwayi aramubwira ati simfite unjugunya mu kidendezi.
Yesu aramubwira ngo urashaka gukira, ati nyiza nyine unda ntanga kugeramo. Yesu aramubwira ngo urashaka gukira, ati indwara yanjye nyimaranye imyaka 38. Yesu aramubwira turashaka gukira, ati kondisiyo za hano ku isabato marayika ntajya amanuka. Yesu aramubwira turashaka gukira, ati nyiza nyine unda ntanga kugeramo abafite bene wabo babajugunyamwo. Yesu aramubwira turashaka gukira. Yesu aramubwira ati gabanya ihahamuka, ni jyewe Yesu muvugana. Ndanyuzwe kuko ngufite ndamahoro, ndashima cyane ko yambonye akanshyigikira. Ndeba hirya ndeba hino, urukundo rurangose. Sinzongera kwiganyira hoya, urukundo rurangose. Magaze ku rugi ndakomanga, bakanyumva ariko ntibugure. Ndahamagara singira unyitaba, mu bibaho byose ntacyo cyanandukanya nawe. Ndanyuzwe kuko ngufite ndamahoro, ndashima cyane ko yambonye akanshyigikira. Ndeba hirya ndeba hino, urukundo rurangose. Sifa kwa Mungu. Haleluya. Yesu aramubwira ngo ni jyewe Yesu muvugana. Mana ishimwe. Muvuge ngo amen. Muvuge ngo amen. Arangije aramubwira ngo ikorere uburiri bwawe ugende. Ngo birangije yikorera uburiri bwe, ngo arabwikorera. Iravuga ngo hari ku munsi w'isabato, ngo arangije yinjira mu rusengero mu isinagogi, ngo ajya gushima Imana. Ngo ahura n'abayobozi b'isinagogi, ngo baramuha ati ni kwa mugabo uruwinaha ngaha? Baravuga ati nwese murumva ntavuga ururimi rw'inaha? Baravuga ati none se kuki wikoreye ku isabato? Baravuga ati ni uwankijije. Ati uwankijije ni wambwiye ngo nikoreye ku isabato. Baramubwira ati ngaho tura. Ati sintura, uwankijije yambwiye ngo nikorere. Sifa kwa Mungu. Baramubwira bati ntabwo winjira. Aravuga ati ndinjira. Uwankijije yambwiye ngo nikorere. Aravuga ati mwese turaziranye, nta numwe tutaziranye, mwese turaturanye muri karitsiye. Aho merukera muri karitsiye twari duturanye. Mwagiye muza ku kidendezi, mukaza mukahasanga bene wanyu mukabajugunya mu kidendezi. Bamwe dore mwagiye mubajugunya muri za shiki, abandi mwabajugunye mu kimotari, abandi mubajugunya muri downtown, abandi mubajugunya iburasirazuba, abandi mubajugunya iburengerazuba. Jewe mwarahansanze, abandi mwabajugunye mu mabiro atandukanye. Jewe mwarahansanze ntacyo mwigeze mumarira. Ariko hari umugabo nahuye nawe yambwiye ngo nikoreye uburiri bwanjye ngende. Muvuge ngo amen. Baramuha batese uwo mugabo yitwa nde? Asate. Aravuga ati ntabwo nzi izina rye, cyakora icyo nzi cyo avuga neza. Bibiliya avuga ngo nta uvuga neza nka Yesu. Muvuge ngo amen. Aravuga atese none se uwo mugabo ninde? Ati ni umugabo mwiza ufite keya irenze yanyu. Muvuge ngo amen. Ngo arangije ngo yinjira mu rusengero, ngo yinjiye mu rusengero,
ngo arangije ngo ababonye Yesu ngo abatungira agatoki ngo arababwira ati dore uwanyije ngo uriye. Ngo baragenda baramusobatura aho Yesu aturaho neza. Ngo aramuha ati ni wowe wakije uyu mugabo? Aravuga ati ni njyewe. None se kuki ukora bene ibi ngibi ku isabato? Yesu abasubiza mu magambo atatu. Yesu ndamukunda. Amamara wamamare, amamara wamamare, waramamaye mwami w'abami, isi yose ikuramye urakwiye, unastahili kuabudiwa, unastahili Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili. Nimetosheka na Yesu wangu, asifiwe milele daima, asifiwe. Oh, asifiwe milele daima, asifiwe, asifiwe, asifiwe milele daima. Yesu ngo arangiye arababwira ngo data arakora. Sifa kwa Mungu. Haleluya. Mu butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana 5:17 magambo Yesu yabashubije. Arababwira ngo impamvu nkora bene ibi ku isabato nuko data akora. Ya kabiri nanjye ndakora. Ndashimira Yesu ko no muri weekend akora. Mu gihe amabiro yafunze yose Yesu arakora. Ndashimira Yesu ko no ku muganda akora. Mu gihe amabutike yakinze Yesu arakora. Ndashimira Yesu ko no mu gihe abadogiteri bagiye muri vacances Yesu we ntagira vacances, Yesu arakora. Uzamure haleluya niba hano byemewe. Yesu arakora. Yesu arakora. Muvuge ngo Yesu arakora. Muvuge ngo Yesu arakora. Mumuhereze icyubahiro Yesu arakora. Mwongere mwikirize muvuge ngo amen. Arambwira ati impamvu ya gatatu nkwiriye gukora umurimo w'uwantumye hakiri ku manywa bugiye kwira. Ni igihe umuntu atakibasha gukora. Ndabizi ko ejo bundi mwanjugunye mu manga Imana irabankiza. Mu minsi mikeya ndaza kugwa mu maboko yanyu, muraza kungirira nabi nk'umugome. None rero iminsi yanjye nkwiriye kuyibyaza umusaruro, nkwiriye gukora umurimo w'uwantumye hakiri ku manywa. Data arakora. Muvuge ngo data arakora. Mwikize muvuge ngo amen. Data arakora. Biravuga ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukihebe kuko ni Imana yawe. Ni koko nzajya ngutabara kandi nzajya nkuramiza ukuboko kwanjye kw'iburyo, ariko gukiranuka kwanjye. Biravuga ngo dore abakurakariye bose bazamwara bahinduka ubusa bamere nk'ibitariho. Biravuga ngo dore abagutanganya bose bazahinduka ubusa, ngo kuko jyewe Uwiteka nzagufata ukuboko nindangiza nkuzamure nkubwire ngo witinya ndagutabaye. Hari Imana idutabara. Mwikize muvuge ngo amen niba byemewe. Hari Imana idutabara. Nzagufata ukuboko nkubwire ngo witinya ndagutabaye. Biravuga ngo dore abana bawe bazigishwa n'Uwiteka, uzakomezwa no gukiranuka, agahato kazakuba kure. Biravuga ngo dore nzakujya imbere hataringaniye, nzaharinganiza, nzakenyuruza abami nindagiza ngukenyeze. Mwikiriza muvuge ngo amen. Biravuga ngo nzafata ubutunzi buri ahantu mu mwijima nindangiza mugukwikire nk'ubutunzi. Imana ifite ubutunzi. Hobera umuntu mwicanye mubwire ngo Imana iguha ubutunzi. Mubwire ngo Imana iguha ubutunzi. Hari ibintu abapastoro tujya dutinya kuvugira mu rusengero, kandi twagera hanze tukabivuga kandi bikenewe. Ndashaka kubasabira amafaranga. Imana yaguhe mu izina rya Yesu. Ese arakenewe? None si Kigali ntabwo turya amafaranga, si yadutunze
kuva ku wa mbere kugeza ku wundi wa mbere, kuva ku itariki ya mbere z'ukwa mbere kugeza kuri 31. ubwo se kuyasaba Imana ni ikibazo? Kandi Imana irayafite. Yabwiye Dawidi ngo n'inka z'ibirarashyamba nazo ni izayo, n'inka z'ibirarashyamba ni izayo. ubwo ugihumeka Imana yacyagufiteho umugambi. Hobera umuntu umwe gusa mwicaranye umubwira ngo umugambi wayo ntabwo uzayoba. Imana yacyagufiteho umugambi. Iyo ndwara ntabwo ariyo kukwica, niyo gutuma umwana w'Imana ahimbazwa. Biravuga ngo mbaye nkuretse akanya gatoya ngo ariko nzakugarukaho, ngo ngufitiye impuhwe n'imbabazi. Imana igufitiye impuhwe. Ndashimira Imana igiye kukugarukaho muri uyu mugoroba. Imana ikugarutseho, ikugarutseho gufitiye impuhwe, ikugarutseho gufitiye imbabazi. ije kukunamura aho wari warunamiye, ije kugukuraho izina ribi. Imana ije kuguha izina rishya. Shando my God. Hadose vodais. Idufite gutinya habe na gato, kuko ubuzima bwacu buri muri we. Idufite gutinya habe na gato, kuko ubuzima bwacu buri muri we. Haba mu byago ndetse no mu makuba, haturindisha imbabazi agira. Haba mu byago ndetse no mu makuba, haturindisha imbabazi agira. Iyo turyamye dusinziriye, cyangwa iyo tugenda mu mihanda, iyo turyamye dusinziriye, cyangwa iyo tugenda mu mihanda, turindwa n'imbabazi zayo, turindwa n'urukundo rwa Yesu, turindwa n'imbabazi zayo, turindwa n'urukundo rwa Yesu. Nidufite gutinya habe na gato, kuko ubuzima bwacu buri muri we. Haba mu byago ndetse no mu makuba, haturindisha imbabazi agira. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nzi ibyo nibwira kubagirira, si ibi ahubwo ni ibyiza. Mu by'Imana yibwira kukugirira muri uyu mugoroba, natangaza ko atari ibibi. Ntabwo ari amakuba Imana yibwira kukugirira, ntabwo ari ibyago Imana yibwira kukugirira, ni ibyiza Imana yibwira kukugirira. Biravuga ngo birebwe nonaha. Iyo dusenga Imana irarema, ibitari Imana irabirema. Iyo twaje mu rusengero rw'Imana, Imana ituremera imbaraga, Imana ituremera agakiza, Imana ituremera ibyishimo, Imana ituremera ubwiza, Imana ituremera amahoro. Wihendahende Imana ngo Imana ikuremere. Imana ni ikuremere. Narivuze ngo Imana ni ikuremere, narivuze ngo Imana ni ikuremere. Shedo dayas. Uruwera ukuri, uri data wa twese mwiza, ntawuhwanye nawe, ntawera nk'Uwiteka, nta gitare kimeze nk'Imana yacu. Uri umunyembaraga, uravuga bikaba, wategeka bigakomera. Hejuru y'imbaraga zose hari imbaraga z'Imana. Mana, ufite umugambi mwiza kuri uyu mubyeyi. Abantu baramutaye ariko Imana ntabwo yamutaye. Isi yaramuretse ariko Imana ntabwo yamureka. Isi yaramutereranye ariko abantu niko bameze. Imana ntiyamutererana. Sedodayagaya. Muri uyu mugoroba dusenge urira ngo Imana imuhoze amarira. Uri hafi n'uri kure, nabona ikiganza cy'Imana. Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV, Irembo Ryera
Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV, Irembo Ryera